irushanwa ririmo nibwo hagiye amakuru hanze ndetse icyo gihe nandi mu kiganiro nyango ndi kumwe namwe n'ubundi yaba Axel Katuri kumwe ngira ngo na Samini yamyibuka neza ndimo gukotinga bari kumwe twese ndimo gukotinga Muramira François Regis ku nkuru yaramaze gusohoka ivuga yuko APR tazitabira imikino ya Super Cup y'uyu mwaka kubera yuko itigeze imenyeshwa ko forma yahindutse kandi naho babimenyeye muri APR bakaba bari baramaze gusetinga cyangwa se gushyiraho indi mikino ya gishuti bitegura imikino ya CAF na champion. So biza nyine bifatwa nk'ibihuha bifatwa nka speculations muri Ferwafa bati ibyo turabyumva gutyo kugeza aho ejo bundi ngira ngo bwana Shema ngo Fabrice Sekafisozwa nabonye interview yahaye niba ari igihe niba mbyibuka neza avuga yuko mu by'ukuri batarabona ibigaruwa yo muri APR bivuga ko bazitabira nyamuna Boni Mugabe SG nabonye yarahaye interview niba ari radio na TV10 niba mbyibuka neza nejo cyangwa nejo ariko avuga yuko nyine ibyo bikiri mu bihuha nta kibazo Ferwafa ngo ifitanye na APR kandi ko nta kintu bavuga ku bihuha ariko amakuru mfite kandi magazeho kuri yizewe ava ahantu hizewe kuba bifitiye ububasha yego APR yarayohereje ibaruwa noneho officially imenyesha ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa impamvu itazitabira Super Coupe y'uyu mwaka. Zimwe mu mpamvu nabashe kumenya ni nk'izo ngarutseho n'ubundi ntabwo twabibwiwe mbere shampiyona tuvuga ikirangira kugira ngo bidufashe muri planning yacu nka APR. Urumva icya kabiri naho mu bihinduriye ntitwahamagaye nk'abanyamuryango barebwa n'iryo rushanwa ngo tubiganireho mutwereke impamvu naho abanyamuryango bafite inyungu naho nyine Super Cup nyine umupira muri rusange ufitiye inyungu bityo nk'abanyamuryango cyangwa se nk'abarebwaga n'iryo rushanwa tubyemeze niba ari twe mwari guhamagara APR Rayon Kiyovu na Police cyangwa se mwari guhamagara abanyamuryango bose kuko ntabwo aya makipe ane ari yazahora akina Super Cup uyu munsi ushobora kuba APR ejo bikaba ari Kiyovu ejo bishobora kuba atari Kiyovu akaba ari Mukura ejo bishobora kuba atari Mukura akaba ari Gorira kuko Super Cup ntabwo ari amakipe abiri gusa Super Cup ni y'abanyamuryango bose APR nuko ivuga iravuga iti se kutumenyesha ibintu mwana amaze kwihata umwanzuro kandi ariko tuzakina byo bihagaze gute timing yo ihagaze gute izo ni zimwe mu mpamvu nubwo atari zo gusa wenda ziri mu ibaruwa APR yandikiye Ferwafa ibamenyesha ko bo babona kwitabira Super Cup bibagoye birimo no kubicira planning yarakozwe n'ikipe y'ingabo mbere Ferwafa baramutse bavuze ko batabonye ibaruwa nibyo ndi kubaza ntabwo nzi nibyo ndi kubaza mu bunyamabanga bwa Ferwafa ndetse n'ubuvugizi bwayo kugira ngo mu by'ukuri badukonfirme batwemerere ko baba babonye ibaruwa nagerageje kugira ngo n'ibyo bintu abantu bibaza byari mazeho iminsi nk'uko rubigarutseho gato rugarutse kuri background y'ikibazo na historique muri rusange ariko ibyo bikavugwa ariko bikarangira muri federation bavuze bati natwe tubyumva nk'uko mutwumva twebwe umuyoboro wacu usanzwe ucishwamo ubwo butumwa ayo mabaruwa y'abanyamuryango email yacu nta kintu kirimo nta baruwa turabona ko rero reka tutegereze turebe badusubize abavandimwe hanyuma noneho tumenye kandi mo n'umushakisha ndetse n'umunyamabanga ngo ndebe twanamuvugisha ko ntabwo araboneka kuko urumva impamvu Ruvuyanga niba ekipe ivuze iti ntago tuzitabira urushanwa runaka impamvu
yayitanze yo ikumva ari impamvu yumvikana, ikiba kigomba gukurikiraho urumva ni ukumenya ngo itegeko, ari nayo mpamvu aruhamagaye umunyamabanga, which is good. Ngo itegeko rivuga iki ku ikipe yikuye mu irushanwa, ese bigenda bite? Itegeko niba rihari, ese isimbuzwa gute? Nyine bica muri processes kugira ngo isimbuzwe, kugira ngo bitica forma y'irushanwa muri rusange. Kuko ni lazima byo igomba gusimbuzwa kugira ngo irushanwa ryo rigomba gukomeza. Ubwo rero nibaza kuboneka abavandimwe muri federation baza kubitangaho umucyo. Hari ikintu ariko urumva Mugara, hari ikintu cyadutse cyo kuvuga ngo Ferwafa ifite uburenganzira buhindura forma ya Super Cup, ngo n'ahandi birakorwa. Ahubwo umuntu yakwibaza bikorwa gute, kuko hari n'ahandi twabonye. Yego, no kuvuga ngo ikintu cya mbere Ferwafa igenga amarushanwa. Navuga ko ukuyemo shampiyona y'iciciro cya mbere umupira w'amaguru mu bagabo, kugeza ubu ngubu navuga ko imigenekereye ya shampiyona y'iciciro cya mbere mu bagabo niryo rushanwa kugeza ubu mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa idafite mu biganza, kuko byeguriwe Rwanda Premier League, niyo yeguriwe kuyobora, kugena karandiriye ndetse no kugena uko imikino izagenda. Ariko nanone Rwangura Rwanda Premier League ntabwo igena abasifuzi, niyo haje ibirebana n'amategeko Rwanda Premier League si bikemurwa na Ferwafa. Urumva ko 100% byose ntibirajya mu maboko ya Rwanda Premier League. Nuvuga ngo Rwanda Premier League igena karandiriye, amasaha, kuhinduka z'amasaha z'imikino, uko byagenda, ndetse yewe no kubirebana n'abafatanyabikorwa b'iyo shampiyona y'iciciro cya mbere mu bagabo. Ariko ibindi byose bisigaye by'umupira w'amaguru biri mu biganza bya Ferwafa. Ferwafa niyo igenga imikino, uko imikino igenda, iyindi yose isigaye ko mu cyiciro cya mbere. Ruvuga ngo rero iyo icyitwa amategeko agenga umupira w'amaguru, amabwiriza mashya nahinduka, Ferwafa ibimenyesha abanyamuryango. Abanyamuryango nibo club. Niba umwaka w'imikino ugiye gutangira, barababwira ngo tuvuge n'urugero, urabizi ko Rwangura nko muri umwaka w'imikino 2023-2027 waranabonye no muri Sekafa ndetse n'imwe mu mikino byaratangiye, hari amwe mu mabwiriza agenga umukino yongewemo. Ubwo navuga muri FAB, tuvuge nk'ibyo kuvuga ngo igihe cyo kurengura umupira, gutangiza umupira k'umuzamu, bya kintu cyo kuvugana n'umukinnyi wapfutse ku munwa, ikarita ya kabiri y'umuhondo ishaka kugena ku mutuku, ko nabyo ubwo cyane cyane ubwo bikoresha VAR. Amabwiriza yandi ugiye kongera mu irushanwa, iyo ugiye gutangira umwaka w'imikino, urabanza mukabibwira abanyamuryango. Abanyamuryango kandi akenshi iyo mugiye gutangira umwaka w'imikino, kugira ngo mutangire neza, niba umwaka wararangiye mujye gutangira undi mwaka w'imikino, ubundi byakabaye ko habamo guhura kw'abanyamuryango barebe ngo ni ibiki bitagenze neza mu mwaka ushize w'imikino twakosora kugira ngo twinjire mu mwaka, ni ibiki twahindura kugira ngo amarushanwa azagende neza y'uno mwaka. Aho rero muri ubwo buryo bw'ibyo muvuga ngo kuganira uko umwaka ushize w'imikino wagenze, kandi urabizi ko mu minsi ishize habaye inteko rusange isanzwe ya Ferwafa yarabaye. Aho rero nibaza ko bakabaye, niba harimo igitekerezo cy'uko iyo Super Cup uburyo yari isanzwe ikinwamo, uko urabizi ko ubushize byaragoranye, urabizi ko yasize 2026 kugira ngo ibone aho izakinirwa, urabizi ko byabanje kuba ikibazo. Ubundi twaranabazaga ati niyo muri Espagne Super Cup iza mu mwaka mo hagati, mwe kubera iki mutabizana mu mwaka mo hagati? Niba Super Cup yo muri Espagne ikinwa n'amakipe ane, mwe ntabwo byashoboka. Ibyo byose byari ibintu byari mu bitekerezo. Niba rero harageze aho mwamaze kumvikana, cyane cyane mugeneye no kumutera nkunga w'iyo mikino ya Super Cup ya Ferwafa 2026, mwamaze kumvikana nawe mukanareba na timing n'ahantu mwayishyira mugendeye kuri kalendari igihe shampiyona izatangirira, mukareba na za international break, none icyo gihe niba mwarumvikanye, cyangwa se n'ibyemezo no kubishyiraho akadomo bikaza nyuma y'uko iyo nteko isanzwe ya Ferwafa yabaye, kuki muri ya nteko rusange mutavuze ngo hari ibiganiro bihari, hari ibyo turi guteganya, ariko ntibirashyirwaho akadomo, abanyamuryango bakaba bizi, none mukabona bahereje cyangwa se mubahaye tentative time, cyangwa igihe n'amatariki mwumva mwifuza ko cyangwa muteganya ko iyo Super Cup izaba. None ayo matariki by'agateganyo
n'uwo munyamuryango cyangwa se abanyamuryango mutekereza ko bazitabira iryo rushanwa nabo bagategura imikino yabo pre-season cyangwa se umwaka w'imikino accordingly cyangwa bijyanye na cya gihe cy'agateganyo mwabahaye niba aho mwahuriye mu nteko rusange mwari mutarabyemeza 100% bikiri mu gateganyo bikiri mu biganiro n'uwo mufatanya bikorwa uzatera inkunga iyo mikino ya Super Cup ariko byakabaye ko abanyamuryango mwari kuba mwarabamenyesheje mbere bukavuga ko bikiri mu gateganyo ariko mwifuza ko uno mwaka hazabamo impinduka umunyamuryango wese ugize Ferwafa akaba bizi ko Super Coupe uhereye muri 2026 Ferwafa yifuza kuyivana ku makipe abiri ikagera ku makipe 4 ndetse no kuri yandi 8 nkuko Boni yigeze kubiya icyo gihe mu cyano n'itangazamakuru bivuga uyaravuze ngo turatekereza guhera ku makipe 4 ariko bishoboka ko twe twazana siro ukora ko nta tegeko riri kubwira ngo Super Coupe ikinwa n'amakipe abiri gusa mwebwe nka federation mufite uburenganzira bwo mwaza kuza kuhindura so nibaza ko rero ubwo buryo bwo kumenyesha abantu mu gihe mwahuye aho muganirira uri munyamuryango ntabibone akayibona ari uko abo bazitabira baboneye mu ibaruwa ibamenyeshe ndetse irimo n'amatariki yo kuza gukina naho imikino izabera nibaza ko uburyo bwo kubamenyesha no kumenyesha impinduka aricyo kintu gishobora gutuma umwe mu banyamuryango uko si ngombwa ngo abanyamuryango bose muhuze uburyo mu complaininga cyangwa mwakiri ibintu kimwe umunyamuryango agira uko arekarama ibye bimureba Axel yarabajije version ya Ferwafa kandi yabari ingenzi mvuganye n'umunyamabanga mukuru w'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ni Bwana Boni Mugabe ku murongo wa telefone nagira ngo nyine tumuvugishe ambwira ko ari mu nama ariko arambwira ati ibyo nakakubwiye kuri radio y'igihugu ngiye kubikwandikira cyane ati byaba ari sawa ndavuga nta kibazo rwose kare uri ubinyandikiye nkuko wawe wivuze ati kugira ngo amakuru ariko nanjye nkomeze inama ndimo ni sawa none aranyandikiye koko namwandikiye ndamubwira ni good morning nta kintu mwatubwira kuri letter from APR FC so ahise ansubiza ati good morning timwaramutse ati yes ibaruwa twayibonye ejo nimugoroba saa 11:39 ivuye mu bunyamabanga bukuru bwa APR FC impamvu zabo zizasuzumwa ibindi bikurikiyeho muzabimenyeshwa mu minsi iri imbere murakoze impamvu zabo zo kwikura mu irushanwa impamvu APR yatanze kuba itazakina Super Cup zizasuzumwa na Ferwafa nibyo arimo kuvuga zizasuzumwa ibindi bikurikiyeho cyangwa bizakurikiraho muzabimenyeshwa mu minsi iri imbere ubwo aho harimo amakuru ivuze ngo zizasuzumwa no kuvuga ngo bashobora kuzisuzuma bagasanga koko harimo igice cy'ukuri cyangwa se kitari ukuri ndabeshya Sami no ngo nyuma yo gusuzuma bashobora kwicara akavuga ati impamvu APR yatanze zirumvikana cyane zumvikana ese icyo gihe hakurikiraho iki byo kubwira ati ibizakurikiraho muzabimenya nyuma rero wa mugani igisubizo cya SG mu magambo make igikurikiraho ni ugusubiza APR urumva nyuma yo kuvuga ngo ubu Ferwafa yabwiye APR ko ibaruwa yanyu twayakiriye no bango iyo ni phase ya mbere ni phase ya mbere ubu nyine niko bigenda yego Ferwafa yabwiye APR ko ibaruwa ibonye kugira ngo APR itagira ngo ibaruwa heze mu kirere mu buryo bwa connection wenda niyo hageze barababwira ngo ibaruwa yanyu twayakiriye tujye gusuzuma ibyo mwatugejejeho tuzabasubiza ubu ariyo phase igiye gukurikiraho ku ruhande rwa Ferwafa ahubwo rugango rwo twatangira kujya kwibaza nyine nubwo izo mpamvu umuntu atazizi izo impamvu za APR ngiye kurandira umwenge oya nyine ndi kuvuga iziri mu ibaruwa twe aka kanya nyine tugendera kuri zimwe Ruvuyanga hereyeho ariko nyine erega Ruvuyanga umuntu wamuhaye izo mpamvu ari mu banditsi ibaruwa wamuhaye ni ibaruwa ifunguye naho ubundi iby'ingenzi harimo bwiye kandi ngiye kurandira umwenge ndumva APR na igitekerezo cyo kugira amakipe ane birumvikana ariko sintekereza ukuntu hano mu Rwanda duhita duhuza ndetse ko muri Tanzania bikunda muri Espagne bikunda bikunda sintekereza ko federasiyo ibyuka mu gitondo ikabwira Real Madrid na Atletico ngo tujye muri Arabie Saoudite ariko Samiri ngewe mu minsi ishize ibintu bya APR bitangira kuvugwa ngewe umuntu twavuganye impamvu ze na Suruso nabikuye ndetse namuvuga ariko arambwiye ati mu by'ukuri inama zose twakoze
ndagira ngo nkubwire ko APR yari hagarariwe oya kandi ni umuntu uri muri right position uri muri izo nzego uri kumva ngo cyaba ari cyo arambwira ati ndagira ngo nkubwire ko APR yari hagarariwe ndongera ndibaza ndetse navuga nose ubu bintu biba byagenze bite ariko nanone wareba muri federation wareba abantu barimo wareba experience bafite mu mupira wareba profile mu byukuri sinzi ko Sami umuntu ashobora reka tuvuge na Kabone sinzi ko ashobora kubyo nibyo yaruhereyeho sinzi ko ashobora gukora ayo makosa ngo atekereze ibintu ngo kubera ko bavuganye n'abafatanya bikorwa gusa ngo atekereze byuka yifate aze amenyesha gusa nta nama yakoranye n'abanyamuryango none saxe uri kumva uretse gatoya uravuze ngo hari umuntu mwaganiriye yego sibyo APR kabita yara nanjye abantu bo muri APR twaraganiriye nanjye siri buvuga twaganiriye ariko bamwe mu bayobozi ba APR twaraganiriye bararahira ko nta nama bigeze bitabira barahira ko nta nama nimwe ivuga kuri Super Coupe n'imihindagurikire ya Super Coupe bigeze bajyamo icyo cyaba ari ikintu APR yabonye ni nk'icyo Kiyovu yabonye ni nk'icyo polisi yabonye ni nk'icyo Rayon yabonye n'ibaruwa yaje ibamenyesha ko forume yahindutse n'igihe irushanwa rizatangirira ubwo rero ngo mu iperereza ryanjye riraza gukomeza noneho menye urumva abitabiriye inama n'ibindi bizibiti n'ibindi bimenyetso bigaragaza koko abo bantu bari bahari uko APR bivuga bibe ariko byagenze yego byaba ari ikibazo ntabwo irushanwa ryahinduka ngabo bireba niba bimenyeshwe ngo banaganire kuvuga ngo ko rihindutse turabona iki mu buryo buri abantu baba bashaka guca ibintu hirya no hino rimwe na rimwe abantu bakanagira n'ibintu bikeka cyangwa n'ubwoba ntazi ahantu bakura ariko mu by'ukuri ibi bintu biri kuba kuri APR muri iyi minsi ntago ngewe mu myaka mbonye APR ntago rwose nari mbimenyereye ibihese kuva 9-5 APR itwara igikombe cy'amahoro itsinze Kiyovu ibitego 2 Nyamirambo urumva ibi bintu byose biri kuba kuri APR turi kuri kesi ya Ferwafa na APR ndabihuza muri ubu buryo umutoza witwa Tarebu niko Sami inshingano za Tarebu nizihe mu magambo make no gutoza equipe no nta ikindi se no gutoza mu Tarebu aravuga yuko ibihembo arakora comment ku bihembo bya Rwanda Premier League naye ntabwo twemera agacengeramo indani Tarebu arakora comment uburyo equipe itazajya gukina muri Congo impamvu Tarebu arakora comment kuri Super Coupe ibyo bintu mu by'ukuri biri mu nshingano z'umutoza no akora comment zimo kwitwara z'umuhaga twengo turi prongo nundi ngo niwe byemera ngo tuzakina icyo ni kimwe reka njye kuri afande mugisha uba mubwire aho ngaho Axel urimo natandukira oya arimo arasasira oya kuza kugera hasi tugendane turi ku mpamvu za APR yabwiye Ferwafa kwitabira Super Coupe ntabwo turi buretse gatoye ntabwo turi ku makubura bw'uni turi buhagere nyine kandi ntabwo turi ku ntabwo buretse gatoye umva froze uzundi umuntu yatangiye ntabwo turi ku makosa yakozwe n'umutoza cyangwa se kwinjira mu nshingano zitarize kwa Tarebu nyine rega izo ari we je nabaje Axel ndamubaza izo ni froze z'uburyo arimo arazamuka kuza kugera handi akanakubwira ngo akanakubwira kuri babandi bakubwira ngo bari bahari nyine yagwiwe izo ni froze nyine kunari ugerageze arimo aragenda ku murongo kuza kugera Tarebu ko yatangaza ibintu runaka bivuze ko niba uri gushaka kunyinfluencer umeze nk'umuntu uri kuntera ubwoba kugira ngo ntavuge ibyo nshaka kuvuga ahubwo nagira abantu baze kumva nyine igitekerezo cyawe ariko kiganisha ku ngingo twariho ya APR na Ferwafa ese ko nciyemo kabiri ntarasoza kandi arimo arasasira aragerayo ye nasasira yaremereye kuri Tarebu biramaze iminsi atangaza byanatumye na bamwe mu bakunzi ba APR anavuga batari kwa Tarebu ko ari concentré cyane mu bintu biri hanze y'ikibuga bimeze bite yarebye ibibaye muri Sekafa akareba imikino ya gicuti akareba ibi n'ibi akaba concentré mu kibuga ku bintu biri technique nk'umutekinisiye ibindi arabishaka yiki ibi bikantwara hehe nagira ngo turebe kuri profile ya Fande Mugisha SG wa equipe ya APR uri kwactinga magingo aya nka chairman sikwemeza Sami ari kwactinga nka chairman ariko poste ye isanzwe SG ubundi mu nzego nyinshi cyane buriya abasokreteri n'abatekinisiye yego n'abantu bafite ubumenyi ubuhanga bukomeye cyane mu kintu runaka muco barimo akenshi nayo mpamvu baharinga nk'abakozi cyane
kuko bakubonamo ubwo bushobozi bw'uwo mwanya bo bifuza n'ibyo wabafasha ngo abaperezida kenshi muri iyi miryango muri za puto baba ari volontaire ariko SDG aba ari umukozi niyo mpamvu bareba izo karite zawe zose ushoboye ibi muri communication mu buhanga uko wumva icyo kintu bakaguha akazi nyine nka SDG bakanaguhemba kugira ngo ubu hari mu buryo bwa buri munsi uburyo rero ngewe rwose nibonera Fande Mugisha iyo musesenguye neza na reaction akora ku bintu mbona umutwaro yikoreye umurusha ibiro ubona wibizimiza uri kubona adafite muri izo nshingano ni ukuvuga ngo siko mvuze ariko uburyo ibintu biriho bimujyaho ari byinshi urumva n'uburyo byitwaramo mbona yari akeneye andi maboko ngerageje uburyo uri buza kubihuza n'ibyo twasangiriye mbona yari akeneye andi maboko no kuzuza imwe mu myanya yo muri APR no kuyuzuza uduhereye kuri chairman urumva duhereye kuri chairman turamanuka tuze mu buvugizi bwa APR uri kumva ubuvugizi bwa APR ushobora gushaka umuvugizi wa APR usofanide Tende Sami nawe nde mugara oya nuvuga ngo twagiraga umuntu witwa Tony ubu yagiye gukorera ku kintu kibumbiye hamwe ama equipe ya APR gikorera hano muri Kebisi niho siga gukorera hano Kimihurura hano ni Kacyiru ubwo hano Kebisi Kimihurura nuvuga ngo yavuye Kimihurura kuri APR hariya kuri APR hano kuri biro ajya Kebisi nuvuga ngo uretse gake urumva ngo Tony APR basket APR volley APR y'abakobwa handball ibyo nibyo Tony yigiriyemo ubu buvugizi sinzi nukuvuga ngo umuvugizi iyo ushaka amakuru yabambesha baranyomoza nyine nuvuga ngo Tony wibereye Kebisi bari mubizi ibyo bintu iyo ushaka nuvuga ngo rukumva nuvuga ngo iyo ushaka amakuru muri APR na interview yo kuvuga ngo mudusobanurire ni Fande Mugisha aho rero niho bya bintu umuvugizi n'umuntu uri mu mwanya wo kubisobanura neza ufite ubwo bubasha yakagombye ku intervena muri wa mwanya ko bivugamo ko kanasobanurirwa yuko hari ibintu bitamureba agomba kuba concentré mu gusobanurira iby'ikibuga nuko bimeze bagomba kumubriefinga bose bwana Axel uri kumva nategereje kumuriza bya bintu gusabye ariko ntabwo urabihuza ibiheze Axel umwanya wose umaze uvuga ibyo bintu biranajyana no ku kintu ukrititse umva Axel cyo gukuraho ikintu cya speculation ukrititse none se Sami kuva ibyo bintu byavugwa bavuga ko amabaruwa ashobora kwaranditswe n'iki byose urumva hari reaction y'uwo muvandimwe nari mvuze wigeze ubona mbere ko Samira gusubiza wahinduye ingingo kwa timo bwa wahinduye ndacyakomeza agoze urasoza ryari ese muri abo bayobozi bari mu nama na Ferwafa urasoza ryari ni Mugisha cyane undi uri mu nzego bambwiye ko APR yari hagarariwe n'umwe mu bantu bari mu buyobozi bwayo ntibakubwira wari uyihagarariye ndetse ko n'inama zabayeho mbere icyo gihe Afande Deo we ngo yariyiziraga byo ntabwo ari ibya none si ibya none uri kumva ubwo nukomeza nkakurikirana nkakora iperereza ryanjye nkazamenya uwo muntu ngo ninde ibyo byose rero mu rwego rwo gukuraho izo speculation no kugira ngo ibintu byo bisobanurwa kandi bisobanurwe ku gihe ikibazo niba cyabaye tugomba kukibaza ndi muri equipe ya APR kugira ngo ibyo bintu Axel nuko ndashaka kumva akwiye twinjije kugira ngo ibyo bintu bifata umurongo batwinjije aho bihurira aho twinjije mu ngingo itandukanye niyo twari twinjije mu ngingo z'imiyoborere mu ikipe y'ingabo niho wabanje kwiyego sibyo ubwo bivuze ngo tube turetse gatoya tube turetse kujya muri execution y'abo bantu urimo kuvuga bakabaye bariho urumva muri APR aribo bagakabaye bohereza bakorana iyo correspondence yakabaye hagati ya APR na Ferwafa urumva ariko wowe wanze wemere yuko watangiye ukritika inzego z'ubuyobozi zimwe zihari zidakora neza n'izindi zidahari mujya basobanura ibintu neza gukritika ni ijambo rikomeye
yewe natangaga gusa kimwe mu bintu nemeranya na Axel navuga ko mbibona ariko nyine mu miyoborere ya APR nkurikije igihe maze iminsi ndeba APR nuko nyizi mu miyoborere ya APR niko bimeze none se inzego z'ubuyobozi bw'ikipe APR ziruzuye buretse gatoya icyo nabajije mbere yuko njya kuri izo nzego z'ubuyobozi icyo nabajije muri gutarimo gushaka kumva ibyo ngibyo biragira aho bihurira na Super Cup kuba APR yandikirwa igasubiza birahura cyane aho rero niho nagira ngo umuhurize kandi ariho umaze kukubwira ntago ndahumva pe ahubwo ntushaka kuhumva wewe wabyumvise Sami aho bihuriye apana kuvuga ngo inzego ntizuzuye muri APR hari aho bihuriye no kuba APR ivuga ngo ntago twamenyeshejwe imyendagurikire ya Super Cup hanyuma bityo ntago tuzitabira Super Cup wenda shaka kuba njye ahantu wenda nshobora ndi gutekereza kuko njyewe niho twatanye gutekereza ko ashaka kuba yuko imiyoborere ya APR yakabaye kuba ari indi ngingo ndi gutekereza ko bishobora kuba ariho biri guhurira nuko avuzemo ko mu bantu baje mu nama za mbere harimo Deo kandi Deo akaba atarasimburwa mu buyobozi bwa APR bikaba bityo akaba avuga ko mwiherekanya bubasha wenda ryari bubeho mu baganire na federation mbere bategura ibi bya Super Cup hari amakuru ashobora kuba ari amakuru abo muri APR batamenye basize mu nyandiko ndumva rero wenda bishobora kuba biri guhura sinzi niba muvugiye bitari byo oya niyo logique rwangu ngiye cyo ngomba gukora ngomba kuzana minutes ahubwo z'inama mu biganiro biri imbere ubu nizo giye gushaka muri make uravuga yuko inama hari inama yabaye inama yabaye kera ariyo ninakubwiraga ngo imwe nakubwiraga ngo bakabaye barinformye abanyamuryango bavuga ngo turateganya mu ko zakora Super Cup y'amakipe ane ariko ntiturabyemeza ahubwo wenda ayo makuru akaba yaratanzwe yadufasha wari uyafite niba umuntu wari uhagarariye APR adahari ubumwe